ukizwa cyangwa wakijijwe hari ibintu abavuyemo, hari ibintu yakoraga abantu bamuzeho bitari byiza. Iyo umaze kubikizwa, iyo umaze kuvayo, ugomba kugaragaza impinduka ko wahindutse. Ugomba guhinduka, ugahinduka mushya, ukavuga nka Kristo, ukagenda nkawe, mbese umuntu ukurebye akavuga ati uyu muntu yahindutse. Imbuto z'umuntu wahindutse muri societe zigaragarira he cyangwa se zigaragara gute? Zigaragara mu buryo bugaragarira n'amaso. Ntabwo ari bya bintu umuntu avuga ngo mwumve ngo ibyo mvuga ngo ariko ntimurebe ibyo nkora. Aho ububyishe cyane ko abapasiteri benshi bakunda gukoresha icyo kintu. Ntabwo ari byo. Abo nabo ndumva umupasiteri avuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga ngo mbwirize ariko ntimurebe ibyo nkora. None iryo jambo ryavuye ko abantu iryo jambo bararizi. Iryo ni utuntu abantu bifashisha kugira ngo biyorohereze gukora ibyaha. Ega utuntu bagenda basigiriza amavuta. Batwita inyoroshyo, urumva, bakagenda boroshya ibintu. Ariko biravuga ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye. Abantu rero bashobora kwigira ngari bakayagura kugira ngo bayinyuremo bakorana bya bintu. Ariko icyo Bibiliya ivuga nicyo, irafunganye kandi abayinyuramo ni bake. Ariko inzira ijya kurimbuka iyo abayinyuramo ni benshi cyane, nini rwose, twanyuragamo twambaye na pocket wikoreye n'ibindi bintu. Urabyumva neza? So rero niba wakire Kristo, wakijijwe, garagaza impinduka. Nicyo Bibiliya ivuga. Yesu yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto, ku mirimo mukora. Yego. Ibikorwa byawe bigaragaza uri we. Yohana we yaravuze yaravuga ngo muri abaso. Buriya buri muntu wese afite se, ariko ntabwo ujye uvuga ngo uyu mwana no wase cyangwa ngo uruwa nyoko. Buriya hari akantu abantu buriya Abanyarwanda n'abahanga. Buriya ibihe byiza kubakurikirana ibiganiro bya Oxygen TV nkuko bisanzwe. Hano ni kuri Oxygen TV. Uyu munsi muzi ibiganiro dukora ikiganiro cyitwa The Boss and the Hustler, tukagira n'ikindi kiganiro cyitwa Inzira yanjye. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cyitwa Inzira yanjye, aho tugiye kuganira n'umupasiteri. Ubwashize twari twakoze part 1. Umupasiteri yatubwiye ubuzima yaciyemo, nyine inzira yanjye, nyine inzira yanyuze. Uyu munsi tugiye kuganira nawe dukora ikiganiro cya part 2, aho twagarukije ubwashize. Kuba dukurikira kuri Oxygen TV barabyibuka, bagiye baduha comment z'uko bashaka pasiteri ko twamugarura gukora part 2. Uyu ni wa munsi rero twamuzanye. Pasiteri agiye gukora part 2, aho agiye kuvuga inzira yanjye, uko byagenze, naho twari twashoreje, noneho naho tugiye gukomereza. Reka atangira bibwira, arababwira uwo ari we, n'umuntu mukuru. Reka atangira bibwira. Murakoze. Ndabashuhuje, amahoro y'Imana n'abane namwe mwese abadukurikiranye muri uyu mwanya. Nitwa Vumiriya Jean Claude, ntuye muri Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Nkaba nkunda Imana n'abantu bayo, barizwa muri ADPR ya Gasave, niho nkorera umurimo w'Imana. Ndabishimira rero kongera kubana namwe ndetse no kuganira namwe, ndetse n'umukozi w'Imana Donasiye wantumiye. Imana imuhe. Murakoze pase. Urabizi ubwashize twari twaganiriye mu kiganiro part 1, aho watubwiye ubuzima wanyuzemo, ukuntu bwari bugoye. Urabona kuri Oxygen TV nyine dusigaye dufite ibiganiro bibiri, The Boss and the Hustler, noneho tukajya n'ikindi kiganiro cyitwa Inzira yanjye. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cyitwa Inzira yanjye, aho tuganira n'abantu bamwe na bamwe bakaduha experience zigiye zitandukanye, bakatubwira ubuzima banyuzemo, aho bwarangiriye, uko bwakomeje. Rero uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cya part 2. Ubyibuka neza uzaho twagarukirije ubwashize. Yego. Noneho ndagira ngo wenda usangiza abantu inzira yawe nyuma yo gukizwa. Mbere wari batubwiye ubuzima ubamo, cyangwa se in summary urongera utubwire ukuntu kuba dukurikiye nonaha kuri Oxygen TV wenda batabashije kureba cya kiganiro cya mbere twagiranye. Wenda urasa nkaho uca, kuko tugiye kuvuga inzira yawe. Inzira yawe ni iyihe? Mbese umwanya no wawe. Murakoze. Murakoze cyane, ikibazo cyiza umbajije. Abo twabanye mu kiganiro cyashize part 1, nabahaye ubuhamya bw'ubuzima cyangwa se bw'inzira nanyuzemo. Twaraganiriye, ariko abantu benshi bifuza ko twazongera tugakora part ya 2. Rero nk'uko babyumvise, ubwo ndavugana n'abashya cyangwa nabo twaganiriye. Nitwa Vumiriya Jean Claude, ndi umugabo wubatse, mfite
abana na mama wabo ngira ngo mu rugo mwarahageze. Ikiganiro cya mbere cyabereye iwanjye, yego cyabereye iwanjye mu rugo niho twagikoreye. Rero twaganiriye ubuzima bwanjye, uko navutse, uko nakuze, n'ibyangoye ndetse n'ibyanejeje. Wenda ku muntu udukurikiranye aribwo akurikiranye iki kiganiro ashobora no kujya akareba ikiganiro cya mbere, ariko mu ncamake ndumva nabahasamari y'incamake. Navutse muri bwa buryo abana babitaga ngo abana b'ibinyendaro, niko navutse. Mama yambyaye ari umunyeshuri ageze mu wa 5 segonderi, yenda gusoza amashuri yiwe bamutera inda, anyita Vumiriya. Niyo mpamvu mwumva nyine iryo zina ubundi barimenyereye ku bakobwa, ku bagore. Bavumiriye b'abagabo bari bakeya. Nagerageje no kugenda mu bihugu bikoresha igiswahili, sanga Bavumiriya ni bakeya. Anyita kwihangana, nkura nsanga iryo zina nitwa Vumiriya, bakampa n'ubusobanuro bwaryo. Ndanakurikirana mbaza impamvu naba nariswe iryo zina, sanga amateka yuko navutse muri bwa buryo nari mvuze. Navutse ndi wa mwana bitaga ibinyendaro, sanga ndiho gutyo. Nkurira kwa sogokuru aho mama avuka, baza gupfa. Mama aza guhunga muri jenoside, agenda atanyeretse data. Nkura ntazi data. Mama urumva namuherukaga ndi mutoya. Nibwo buzima nisanzemo, mpura n'ubuzima bw'imibabaro. Nabaye mu buzima butandukanye, nabaye mu buzima bwo kuragira inka, bwo kuragira amatungo yose abaho. Nkorera ubuntu kugira ngo iminsi yicume. Nabaye mayibobo imyaka 5 mu Rwabayanga. Natetse kanyanga i Butare, nkanywa iyo bita kapite mbere, imwe bacana ikaka. Nkanywa urumogi, nkanywa essence, nkanywa kore n'ibindi nanywaga kugira ngo niyibagize ubuzima naba ndimo, kuko bajyaga bambwira yuko ababyeyi nkomokaho ari abakire. Ngira ngo abo twaganiriye barabyumvise. Ibyo rero bigatuma umutima wanjye ukomereka, nkavuga ngo ni gute mvuka ku babyeyi bafite ubushobozi, ngiye nkabandiho gutya. Kubambwira ko data ari umucamanza, mama yari umwarimukazi imbere ya jenoside. Urumva rero hano nakomokaga ntabwo hanyemereraga yuko nshobora guhura n'ubuzima bukomeye gutyo, ngo nisange ndi wa mwana urya umutsima wo muri puberi, ndi wa mwana urya umuceri wo muri puberi, nisange ndi wa mwana wambara umwenda imyaka ingaho udahindurwa. Ntabwo ngiye nabyumvaga, sinabyiyumvishije. Ubwonko bwanjye bwananiwe kubyakira, bwananiwe kubyakira. Gusanga ndara mu ikanevu cyangwa ndara ahantu badandika ibijumba ku dutara hariya mu isoko, iwacu ari abakire, abo nkomokaho ari abantu bakomeye. Ibyo bintu byarangoye, bituma rero niyambaza drogue, byatumye niyambaza ibiyobyabwenge. Ngira ngo abantu banyweye itabi, banyweye urumogi. Itabi, urumogi urunyweye nta n'ikindi kintu uvangiyemo, umunywa-tabi abona ibyo abantu batabona, yumva ibyo abantu batumva. Babyita kuba muri furi cyangwa kuba muri woro cyangwa kuba muri swingi n'ibindi. Hari uburyo bivuga abanywa-tabi. None urumva rero ubwo buzima nibwo nisanzemo ndidoroga, nywa drogue nyinshi. Nanyweye urumogi rutaranahenda, urumogi, nywa essence, nywa kore. Urumva rero urumogi kuvangamo ibyo bintu, gushyiramo nomero ya mbere ya kanyanga imwe bacana ikaka. Ngira ngo muri commentaire narabibonye, harimo abantu bavuze ngo nomero ya mbere kwifatisha n'imbabura. Banarabibonye mu kiganiro cy'ubwashize, nomero ya mbere ya kanyanga kwifatisha n'imbabura baratwunganiye. Urumva rero barabizi ko ifite imbaraga. So gufata ibyo bintu ukabihuza ukabinywa, kuba ufite ibitekerezo bizima nk'uko navuga ko ari imbaraga z'Imana, ni amaboko y'Imana, ni umugambi w'Imana uri ku muntu. Aho rero nanyweye drogue ngera ku rwego nceza mu muhanda mu mwaka w'2000. Mu mwaka w'2000 ngera ku rwego nceza mu muhanda nta radiyo ivuga, kubera ibiyobyabwenge byinshi nabaga nanyweye. Nkagera ku rwego nceza, naba nkuzi itabi nkabona mbese ngeze nko kuri stade abaririmbye besitara ibyuma ki bagashyiramo ya miziki ya Koffi Olomide, wa mucuranzi w'umukongomani. Ngira ngo icyo gihe yari yamamaye, yari agezweho cyane. So ubu rero icyo gihe no kuvuga ngo naraceza kugeza igihe itabi nshiriyemo. Abanywa tabi bo ashobora no kunywa itabi yaba ari nko kuri sima cyangwa se muri kaburimbo, urumogi rukamubwira yuko ageze nko ku nyanja y'ibirahure. Ageze ku nyanja y'ibirahure itabi rukumbwira ati yoroshye utagira ibintu wangiza, bakagufunga bakakatira burundu. Niyo mpamvu ubona bagenda bashinze amano
ibirenge byabo ntibikora hasi. Hari igitabo mbwira ati iyoroshye uri ku nyanja y'ibirahuri kugira ngo bataza kugukatira bageze ibyo wangiza. Rero urumva nanyweye itabi ryishingira ku rwego numva amajwi. Iyo wageze ku rwego wumva amajwi haba harabura gutunga usare. Yego. Urasara, iyo udasaze uba debile. Yego. Ni ukuvuga ngo itabi iryo bintu rirabikora batakuroze, ahubwo bitewe na droge nyinshi zakubayemo nyinshi ushobora kuba debile cyangwa se ugasara cyangwa se bikakwica. Aho rero niyo revo nari ngezeho, nari ngeze ku rwego numva amajwi, shobora nko kugera ahantu hari ibitoki sina zeze, urumugero ukambwira yuko ari nge wabihinze kandi ntazi nyirabyo. Itabi rikambwira ati ibitoki byawe byareze ntiwabimenya, nkasarura ibyo nshoboye. Ahitwa za Ngoma, mu Rurenda, abantu bo mu majyepfo babahumva, mu Matyazo, za Mpare, za Tonga, mu Gahenderezo. Aho nahantu nakoreye, natekeye Kanyanga, ariko mu Rwabayanga nyirizina, mu mujyi nyirizina mu Rwabayanga niho nakoreye ubuzima bwo mu mayibobo, ahandi ho nakoraga inzoga. No kuvuga rero ibyo byankururiye kuba ibandi. Nabaye ibandi, abo twaganira nabibabwiye, nabaye ibandi mbigisambo kizwi. Natangiye ndebesha abantu indege, urabona iyo umuntu akinjira mu bintu abatarayabimenya neza, ariko nkakureba nkavuga nti indege irahise nayahanyuze. Wajya kuyireba amafaranga nkaba ndayatwaye, cyangwa se kubisikana nanjye wageraga imbere ugasanga ikofi yagiye. Ntangira gutyo, cyangwa se abantu batekera hanze, abantu badafite korotire, badafite ibipangu, washiraho isafuriya nkaba ndakubona, ugashyiramo umunyu nkureba. Mu gihe winjiye mu nzu ugiye kuzana ibisorori bihiye, nkabikiranya udusafuriya nkaba ndagiye. Nge n'ubwo buzima nakuriyemo bw'ububandi. Ariko ubwo abo babita nka sinzi ukuntu babita, ariko baba bataraba amabandi neza. Ariko hari ukuntu babita hari izina babita abantu ngabo, pasiteri wacu muri komantere harabashyira muri ibyo. Ariko ntabwo ubundi ibandi nyirizina, ntabwo iyo revo ubundi muri biriya bintu habamo nk'uko uzi mu gisirikare cyangwa mu nzego runaka, ahantu haba hariho icyo bita amatitire. Yego. Amarevo y'abantu kugira ngo ube dogiteri, munsi yawe hari abandi baba bariyo. Ni ukuvuga ngo rero iryo zina nari ntararihabwa, ariko urumva niho nari ndi kugenda nerekera. Bura no mu mabandi hariya habamo ba marishari, nk'uko mu gisirikare habamo ba marishari, ba generali n'abandi. Burya nk'uko ubona habaho ba gitifu n'iki, no muri hariya haba harimo abantu donc babasiniya, ku buryo niyo mwibye mugenda mukagera gute, mukajya gutanga raporo, bakagenda bagabanya cyangwa kanabima. Baba bahari. Ibyo biba mu buzima bwa buri munsi, ageze mu mwuga kare. So rero urumva agenda ari ntaragera ku rwo rwego, ariko uko ngenda mbibamo, ngenda ninjiramo, ngenda menyana n'abandi bantu bagezemo mbere n'ibindi. Ndabyibuka ko narigeze ku rwego mba muri timu yibisha imbunda. Urumva ko ho nari maze kuba ibandi. Kwibisha imbunda, ubwo se wenda pasi nko ku bantu badukurikiye, kwibisha imbunda zabaga ari imbunda mwabaga mwaraguze, byabaga nyine urwo rwego wenda byabaga byaciye mu zenzira kugira ngo mugirane mwibisha imbunda kandi mutari abasirikare. Batorotse mu gisirikare kuko hari haturanye n'ikigo cya Yesu, hariya Rwabayanga begeranye n'ikigo cya gisirikare. Bagatoroka rero, bagatorokana n'imbunda, bakava mu kigo bakajyana n'imbunda. Babaga bahari abo bana bacitse gutyo. So rero urumva habaga iyo timu. Ninjiramo aho ngaho, habaga amabandi azwi hariya akomeye, buriya mu Rwabayanga hari Butare mu majyepfo, habaga amabandi yo ku rwego rwo hejuru. Ukiretse ko ubu ngo izina ryahindutse yitwa mu rwa Yesu. Nabwo yitwa mu Rwabayanga kuko nawe wakijishwe wahinduwe. Habaga amabandi yo ku rwego rwo hejuru. Niwumva amabandi kugira ngo hashire, kugira ngo have, byasabye izindi mbaraga. No kuvuga ngo rero aho ngaho, aho muri ubwo buzima bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima butoroshye, ubuzima umuntu ahigwa, ubuzima umuntu aba ushakishwa n'abakomeye n'aboroheje. Kuko urumva iyo ugeze ku iyo level ni hahandi n'abatera Gatarina, icyo bita lokal, ngira ngo harimo abantu byari byose Gatarina barayumva. Yego. Gatarina barayumva, wenda se nababwira uburyo bikorwa, kubera ko ntago nabanje kwigisha. Ugiye kwigisha ubandi kandi hari n'umuntu ushobora kuba akurikiranye na wenda bitaracamo neza akajya akoresha system, ariko biribona metalike cyangwa iki, hari uburyo twayimenaga neza, umuntu akinjira ugasanga abantu bagusanze mu nzu. Bagusanze mu nzu utanabimenye yuko binjiye. Ni muri ubwo buryo rero gutera icyo bita Gatarina, urumva ko nari ngeze ku rundi rwego, nari ngeze ku rwego rukomeye.
aho rero ni ukuvuga ngo muri ubwo buzima bwo kuba mu muhanda rya tabi ryinshi ryatumaga ushobora no kurara mu bizu bitabamo abantu rikakubwira turaye kuri matora Rwanda fomo ariko uraye ahantu habi uraye nko mu myanda ryagushiramo mu gitondo ugasanga inyo n'imyanda bikunyuzuyeho na abari abantu nta madushe bagira nta bari ubuzima bugoye hari n'igihe no gukaraba ari ukuzinduka mu gitondo rumero kiriho ukanyuzaho ibirenge ukabura bishoje ukabura karabye yes ukabura karabye ukabura bishoje cyangwa se ukagenda ukicara mu ruzi rushoka ukicara ugahungura bikakumiraho rero bwari ubuzima bukomeye bwari ubuzima bukakaye ngira ngo mwabyumvise aho nkomoka aho mvuka ntabwo ubundi byari gukunda ukiretse ko Imana ibishatse nta hantu utanyura navuga ko ari nk'umugambi Imana wemeye ko nyura mu buzima bukomeye gutyo mu buzima bubabaje ariko kugira ngo igihe nk'iki mbe mfite icyo mbwira abantu oya nibyo mbe muhumuriza abantu mbe nkomeza abantu mbabwire ngo na hantu habi Imana itavana umuntu nta hantu heza Imana itageza umuntu nta buzima umuntu abamo Imana idashobora guhindura yes ushobora kuba uri hejuru ukaba wamanuka cyangwa ukaba uri hasi ukazamuka mu isi ibyo ngibyo tugomba kubyitegura aho rero urumva ubuzima nakuriyemo ubuzima nisanzemo bwari ubuzima bw'umubabaro urumva kwicara muri uzu ugahungura bikumiraho bwari ubuzima bugoye bukomeye bubabaye narwaye n'inda nyinshi cyane icyo gihe urumva nta guhindura imyenda ku buryo nk'akazuba kava wabonaga inda ziyagara ku myenda h'inyuma ziyagara h'inyuma zikora circulation ntabwo twebwe twazitaga inda twazitaga abafaransa cyangwa abasuwisi niko twazitaga iyo zabaga zikurembeje bavuga ngo mwana ngo abafaransa bamereye nabi jya meno ugahita uyirukirwa indi ukajugunya urumva undi muntu ntabwo yari kumenya icyo umuvuze ariko uwo mwabaga mubana muri uwo murongo muri iyo linye yamenyaga icyo uvuze uvuze abafaransa cyangwa abasuwisi yahitaga yumva yuko ari inda zikuriye zabaye nyinshi ubwo buzima rero nibwo nakuriyemo nibwo nisanzemo mpura n'ubuzima bukakaye naribye binyinjira mu maraso kabisa ndetse ngira no kuri revo nyobora ibisambo 50 urumva ko nagezeho nanjye nagezeho mba chef nanjye ndayobora habaga ibisambo bizwi abitwa bandungutsi ntibakiriho n'uwitwa Nyiranzage abo bari abantu bazwi hariya n'uwitwa Kidari ariho i Butare yari umukristo ariko nta makuru yemerutse niba yasengera kwitaba yayoraga n'icyuma cy'amasengesho icyo gihe we yari umucomyi w'inyama nawe yari ibanda ariko umunyamahane we mu watabi we yari yarakijijwe niyo makuru mperuka yego uwo bita Nyiranzage we yanyweye itabi riba ryishe uwo Nyiranzage yanyweye urumogi ruba rwishi ruramurenga arasara noneho ruramubwira ati kora tize arirukanga ntiyagaruka yahise afatiraho nanubu barakirukanga ntabwo ajya ahagaragara we ahora muri tize aracyari muri siporo nuko byamufashe rero birashoboka ko nanjye wenda ryari kumbwira ati ceza aceza ubudahagarara pasi urakoze cyane urumva urimo kuduha samari ya part 1 ukuntu twaganiriye kuri Oxygen TV utubwira ubuzima wanyuzemo ubuzima bwari bugoye kubera yuko n'izina ryawe rirabigaragaza yego uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kuri topic yacu tugira yitwa inzira yanjye ariko ugiye kutubwira ukuntu noneho wakijijwe nuko byagenze kugira ngo ukizwe noneho turi buze no kuza gufata umwanya kugira ngo tugire n'utundi tuntu tumwe tukubaza yego ku bantu badukurikiye bumve nyine inzira y'umuntu ukuntu nyine ari long journey cyangwa se ari urugendo rurerure rero uyu mwanya ugiye kutubwira ukuntu wakijijwe noneho unatubwire n'ubundi agakiza niki muri rusange kugira ngo nabaza kuza kumva uko wakijijwe banasobanukirwe ijambo agakiza cyangwa se kwakira agakiza yego ari iki ushaka wanaheraho usobanura iryo jambo then ukatubwira ukuntu wakijijwe murakoze no kuvuga ngo urakoze cyane kubwo ikibazo cyiza ubajije ndibaza ko ndibukigereho tukagiha igisubizo yego nakijijwe iki icyambere nakijijwe ubwo bubata ubundi iyo bavuze gukizwa no gukurwa ku ngoyi mu buryo abagira iki babivuga ni umuntu wari uri ku ngoyi cyangwa wari utegereje gukatirwa ariko akabona umucunguzi yego akaba atagipfuye icyo bita ubundi gukizwa no kuva ku ngoyi
no gukurwa ku rupfu. Wari ukatiwe, wagombaga gupfa, ariko ukabona noneho ugukura kuri bwa bubata, ugukura kuri ya dosiye. Gukizwa no gukurwa ku ngoyi, ni ugukurwa ku ngoyi, cyangwa se wagombaga gupfa, habonetse umuntu habonetse umucunguzi, cyangwa se ukwitangira. Ushobora kuba ari ukwitangira, cyangwa se akavuga ngo urwo yari gupfa ntagomba gupfa, akaba yatanga ibiguzi runaka. Nicyo bita gukizwa, nicyo bita kuba wakizwa, cyangwa se kwakira agakiza, kuba wakurwa ku ngoyi. Nicyo ubundi bavuga abagira iki, ni ugukurwa ku ngoyi cyangwa se kuva mu bubata, wari imbata. None se pase tukiri aho ngaho wenda kugira ngo dukoreshe umwanya dufite, gukizwa urabidusobanuriye. Ubundi umuntu akizwa iki? Icya mbere ubundi iyo ugiye mu buryo bwa Bibiliya ni ugukizwa urupfu rw'iteka. Gukizwa urupfu rw'iteka nicyo Paul yavuze yandikira Abakorinto. Paul yandikira Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya mbere ku murongo w'10 yaravuze ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi dufite ibyiringiro ko izakomeza kuturokora. Icyo Paul rero yavugaga ko yarokowe urupfu rw'iteka rw'ibyaha. Icyo navugaga ni ukuva muri bwa buretwa, kuva muri bwa bucakara, kuva muri bwa bubata. Gira ngo murimo murabyumva. Donc Paul icyo yavugaga yuko avuye ku buretwa, acunguwe cyangwa se akuweho, yari nk'umuntu wakatiwe. Erega ni umuntu wakatiwe. Iyo tuvuze gukizwa ni umuntu wakatiwe, hakaboneka imbabazi. Ngira ngo hari abantu barakatiwe burundu cyangwa barakatiwe urupfu. Harimo ibihugu bigikoresha igihano cyo gupfa. Noneho hari icyo bita imbabazi za perezida. Ngira ngo ujye ubyumva. Iyo uwo muntu ahawe izo mbabazi, ntago bakurikirana ngo uyu muntu ko bari bamukatiye gupfa, ngo uyu muntu ko byari byagenze gute. Akurwa kuri ya ngoyi, akurwa kuri ya dosiye. Akurwa kuri ya dosiye, kuri cya kintu yari yakatiwe cyari kumwicisha, kubera ko habonetse umucunguzi. Urimo urabyumva? Rero icyo umuntu akizwa, icya mbere ni ugukizwa icyaha. No gukizwa icyaha ukava ku buretwa, ku bubata bwa Satani. Yego. Icyaha gikomoka muri Adamu na Eva. Urabyumva? Ndabyumva. Ariko kubera ko tudafite ntuza yo kwigisha n'iki. Oya, aho ngaho nta kintu kuko tubyonka no mu maraso. Oya, ni ikibazo pase. Dawidi yaravuze ngo mu byaha niho mama yambyariye. Urumva, uhereye kuri basogokuruza bacu dufite akantu k'akavirusi k'icyaha ku buryo niyo ubyaye umwana utaramenya na biriya bintu ubona hari uburyo ntimurabibona se ntabwo wigeze ukina iby'abana babivana hese ninde wabigishije. Ni akantu kakurikirana abantu badukurikiye bakoze iby'abana kandi nta suruse n'akantu kabigize. Ariko kubera ko hari akantu karimo, cyangwa se ukajya ukabona umwana n'umwana muto cyane ukabona afite umujinya, kaba yakurakarira, kaba yakuruma. Urabyumva? Ni akantu kaba karimo kagenda gakura, kagenda kitransforma. So rero icyo nicyo warumbajije, gukizwa n'iki? Ni ugukurwa ku ngoyi. Ni umuntu wakatiwe, wakatiwe urwo gupfa, ariko hakaboneka umucunguzi nk'uko Kristo yabigize gute, nk'uko yabikoze. Kristo yadukuye ku ngoyi y'icyaha. Ubundi umuntu yari yarahawe akato, nta bubasha, nta burenganzira kigira ku Mana. Haza umukiza, ari we gakiza, ari we Kristo. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo wakiriye Kristo, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, nta teka bazacirwaho. So rero gukizwa ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ibyo ukizwa ni ibyo wakoraga. Icya mbere wabyumvise ubuzima nari ndimo. Nkanjye ntiwambaza ngo wakijijwe iki. Ibyo nakijijwe buri murabyumva. Ikindi harimo abantu bavukira ku bapasiteri cyangwa kwa padiri. Abo ni abantu bavukiye mu nzu z'abatambyi. Ariko ni ngombwa ngo yatuza akanwa ke yuko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Nubwo so ari pasitoro, nubwo so yaba ari papa cyangwa nde, ariko ugomba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukabyatura, ukamwakira mu buzima bwawe. Yego. Ubukijijwe ya nkomoko, ubukijijwe za karande zikomoka iyo ngiyo kwa Adamu na ba Eva. So gukizwa rero no kwakira impinduka, ukava mu buzima wari urimo ugahindukira. Niba ari ubuzima bwo gukorera Satani, ukamutera umugongo ugahindukirira Imana. Yego. Ubundi banavuga ko mu buryo nuko buriya mba ari nk'akantu mumbajije untunguye, ariko mba afite ibitabo hariya washobora guhita dusomera. Yes, kuko haba harimo utuntu bigendanye n'agakiza. Agakiza ni iki? Agakiza no guhindukira n'ibindi biba birimo ingingo ziba zirimo harimo utuntu ushobora kugenda uvuga. Ariko gukizwa mu mpena magambo ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe.
Yego. uba wakijijwe uba wakijijwe ukareka ibyo wakoraga bitubahisha Imana. Mm. Burya uba wavutse ubwa kabiri. Mm. Iby'imibatizo n'ibindi ni foromire. none se Ni pasi amahame. aho ngaho urimo kudusobanurira wenda kwakira agakiza uko bigenda cyangwa se gukizwa n'iki, noneho wenda umuntu umaze kwakira agakizwa cyangwa ukijijwe yakitwara gute muri sosiyete iyo ari yo yose yaba arimo, cyangwa se imbuto yakerera abantu bari kumwe nk'umupasiteri turi kugira ngo wenda tubwire. Byiza cyane kabisa, ikibazo cyawe cyiza cyane. Ubundi iyo wakijijwe ugomba kugaragaza impinduka, kuko hari wowe wa mbere. Pawulo yandikira abaroma igice cya 6 ku murongo wa 12 yabwiye abaroma ngo mwihe Imana nk'abazuki. Iryo jambo kugira ngo risobanukirwe birasaba izindi mbaraga. Yego. Birasaba n'ubundi bumenyi. Mwihe Imana nk'abazuki. Ariko yarashatse kuvuga kwiha Imana, donc gukorera Imana cyangwa se kuba wakorera Imana nk'uhawe amahirwe utari ukwiriye. Uwapfuye ku cyaha. Ubwo nicyo yarashatse gupfa ku cyaha ukaba umuntu mushya. Iyo upfuye ku cyaha ukaba umuntu mushya hagaragara impinduka. Ko Paul yigeze aravuga ngo sinjye uriho, hariho Kristo uri muri njyewe. Iyi si imbona nk'ubambye, nanjye nayireba nkabona nk'ibambye. Ni ukuvuga isi iramubona ikabona Paul nk'ubambye, nawe yayireba akayibona nk'aho ibambye. Aravuga ngo ibyarindamu yanjye, aho siho twari tugeze. Yego. Ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo kubwo kuronka Kristo. Urimo urabyumva? Yego, ndimo ndakumva. Ni ukuvuga ngo Sawuli wari uzwi. Iyo abantu basomye ba Bibiliya bagende basome ibyakozwe n'intumwa basange barebe Sawuli wari we. Uhere ku gice cy'Icyenda cyangwa muri 7 Sawuli yica Stefano umudiyakoni wa mbere wo mu itorero. Barasanga Sawuli wari we yari umwicanyi, yari umuntu mubi. Ariko amaze kwakira agakiza mu gice cy'Icyenda urasanga impinduka, yabaye umuntu mushya. Ku buryo Nananiya byasabye Mwuka Wera Kristo ko amubwira ngo cya gihangange wa mugabo wabicaga namufashe namuhinduye, ntumutinye, naza umwakire umurambika ibiganza umusengere umubatize. Yego. Ariko urumva ni umuntu ukizwa cyangwa wakijijwe, hari ibintu abavuyemo, hari ibintu yakoraga abantu bamuziho bitari byiza. Iyo umaze kubikizwa, iyo umaze kuvayo, ugomba kugaragaza impinduka ko wahindutse. Ugomba ugahinduka mushya, ukavuga nka Kristo, ukagenda nkawe. Mbese umuntu ukurebye akavuga ati uyu muntu yahindutse. Imbuto z'umuntu wahindutse muri sosiyete zigaragarira he cyangwa se zigaragara gute? Zigaragara mu buryo bugaragarira n'amaso. Ntabwo ari bya bintu umuntu avuga ngo mwumve ngo ibyo mvuga ngo ariko ntimurebe ibyo nkora. Aho ububyishe cyane ko abapasiteri benshi bakunda gukoresha icyo kintu. Ntabwo ari byo. Abo nabo ndumva umupasiteri avuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga ngo mbwirize ariko ntimurebe ibyo nkora. None iryo jambo ryavuye ko abantu iryo jambo bararizi. Iryo ni utuntu abantu bifashisha kugira ngo biyorohereze gukora ibyaha. Rega utuntu bagenda basigiriza amavuta. Batwita inyoroshyo, urumva, bakagenda boroshya ibintu. Ariko biravuga ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye. Abantu rero bashobora kwigira ngari bakayagura kugira ngo bayinyuremo bakorana bya bintu. Ariko icyo Bibiliya ivuga nicyo, irafunganye kandi abayinyuramo ni bake. Ariko inzira ijya kurimbuka iyo abayinyuramo ni benshi cyane, nini rwose twanyuragamo twambaye na pocket wikoreye n'ibindi bintu. Urabyumva neza? So rero niba wakire Kristo, wakijijwe, garagaza impinduka. Nicyo Bibiliya ivuga. Yesu yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto, ku mirimo mukora. Yego. Ibikorwa byawe bigaragaza uri we. Yohana we yaravuze yaravuga ngo muri abaso. Buriya buri muntu wese afite se, ariko ntabwo ujye uvuga ngo uyu mwana ni uwase cyangwa ngo uri uwa nyoko. Buriya hari akantu abantu buriya Abanyarwanda ni abahanga. Buriya we nabandaje ubwo niba utari ikiwe uvuga ngo buriya umuntu yakubwiye ngo uri uwase cyangwa uri uwa nyoko, hari karagiteri muba muhuje. None se Yohana yaravuze ngo kugira ngo Yohana yaravuze ngo muri abaso Satani. Ubwo yarabwiye bande? Yarabwiye nyine abakora hari ibyo bakoraga, abakora ibyaha. Yaravuga ati shati muri abaso Satani. None se mu buzima kuko umwana w'Imana hari uko ameze, n'umwana wa Satani hari uko ameze. Ariko abihiniramo umusaza, aravuga ati shati muri abaso sha. Pasa bashe gusobanukirwa, ariko warubanje kuvuga ako kantu urumva karasekeje.
mu buzima busanzwe nyine hari igihe ubona umwana ukavuga ngo uyu ni uwa se uyu ni uwa nyina. Ibyo bintu byo wabisanisha gute cyangwa se dusobanure kubera ko wabivuze nabyo? buriya umuntu akubwiye ngo uruwa so hari igihe so aba agira amahane cyangwa yitonda cyangwa kubagana cyangwa yarakubaganaga, noneho bakureba atashati ibyo ukora urasa na shosha. Buriya baba bashatse kuvuga yuko uhuje na so ibyo akora, haba ari mu ngendo haba ari mu mvugo, ariko nturumva uvuga nka se. burya muba muhuje imvugo nyine. None se bavuze ngo uruwa nyoko? Uruwa nyoko nyine nawe muba muhuje ibyo karagiteriza. Ubwo si bibaye uri nk'umusore bakakubwira ngo uruwa nyoko bigenda bite? Ugomba gukosora nyine. Ugomba gukosora. Niba adakora ibyiza ukavuga atari ko ubundi kuki bambwira ibi bintu ko nduwana runaka, ese baba bavuga ibintu yaba yitwara neza yaba ukakosora. Niba so yari umusinzi bavuga ngo uruwa so yarararaga mu kabari yataga kubita mama wawe ugakosora, ukabikosora nibwo buryo bwiza. So uruwa nyoko rero nabwo ubwo hari icyo biba barabi. Yari umubyeyi mwiza, yari mwiza mwigireho imico myiza. Yari bibi nyine ariko urabizi ko hari abagore babagaho bafungaga umuhanda, babitaga ingare. Kera habaga abagore b'ingare, ariko oya nta ngare zikibaho. Ibintu byaratunganye. Abagore babaye abana beza rwose nta kibazo. Umugore wafungaga umuhanda akazamura ingutiya akayishyira mu mutwe. Basa ko nakanyuzemo ku badukurikiye kuko turi mu kiganiro cyacu inzira yanjye cyangwa se inzira yawe. Nashaka kuvuga ngo we wakira agakiza wakakiriye ryari? Nicyo navuze ko iyo ukijijwe ugomba kugaragaza impinduka mu mivugire, mu mikorere, mu mico no mu myifatire. Yego. Nakijijwe mu mwaka wa 2003. Mwaka wa 2003 kwezi kwa 12. Wakira agakiza wenda cyangwa se wararose cyangwa se byakujemo gute kugira ngo wenda ubashe kwakira kumva ko ugiye kuva muri ya nzira mbi wari urimo, bwa bure twakoraga bya wirirwaga wivurungutamo, kugira ngo wiyakire kuvuga ati ngewe ngiye kwemera ko umwana w'Imana cyangwa se gukorera Imana? Byaje gute? Ntabwo narose, nta n'umuntu wambwirije, kubera ko nta nubwo nari kubyumva. Shingiye ku buzima nari ndimo bw'umubabaro, ubuzima nakuriyemo, ubuzima nisanzemo, sinemeraga Imana n'abayisenga. Naravuga ngo Imana iriho iba yarangiriye imbabazi. Yego. Kuko njye nari narahaye ubwonko. Havuga nti Imana itagira imbabazi ntayibaho. So rero umva kugira ngo umbwirize byari kugorana. Ijwi ryaransanze. Numvise ijwi. Wumvise ijwi. Ariko ritandukanye nayo numvaga y'itabi ya drogue. Wumva wenda numva ijwi rimpamagara mu mazina yanjye yombi. Nari mvuye mu mujyi wa Butare nshika abatetsi ba Kanyanga. Nakwibaga ingunguru nkayigurisha hariya. Yego. Ejo wataka nkubwira ndifite boro nkayikugarura ukanyishyura 10,000 n'icyo gihe ngira ngo bishyuraga 10,000. Yego. Wawe ni nayibye yataka nkubwira ndifite boro nkayimugurisha, ariko atazi ko ari njye uziba. Bakanyishyura. Yego. Baza kuvumbura ko ari njye rero batanga itangazo rero gatuma umuntu uzamubona azamukubita ifuni. Tuzabona n'intumbi. Navuyeyo ncika gutyo. Nibwo navuye mu mujyi wa Butare ndacika nsubira muri Nyaruguru, sangayo muri umuna wa mama witwa Yvonne, mama ndayishimiye, aranyakira yari umurokore, ambwirije ibyagakiza ndamutuka. Twarukanaga nawe kera. Twarukanaga kera harishize imyaka myinshi. Ambwirije n'iki ndamutuka. Arabyihora ariko kajya nsengera mu ibanga. Imana rero iza kunyisangira. Irampamagara mu mazina yanjye yombi. Ntago nemeraga ko Imana ivuga, ariko ubu ndabihamya ko Imana ivuga. Kandi ndabihamya ko inakora. Ariko wenda nta nubwo no kuba turatangwa style n'iki. Iyo urebye umuntu wabaye muri ayo mateka ukahita umusanisha n'uwicaye imbere yawe, uhita ubona ko hari ikinyuranye. Imana irakora. Yes, Imana irakora cyane. Aho rero niho Imana yansanze, irampamagara mu mazina yombi nditaba. Ubwo ko bitaba mu cyaro namwe murabizi, nayitabe nyine nkuko bitaba hariya. Nditaba ngo nitabe, irambwira ngo ndi Imana y'abarokore. Urumva sinayemeraga sinanemeraga n'abayisenga. Ntago nabyumva. Wanabikozwaga. Ndi Imana y'abarokore. Imana impamagaye imbwira ngo ndi Imana y'abarokore. Nahise ngenda Imana impamagaye ngo ndi Imana y'abarokore. Ntabwo yahise inyohereza mu rusengero, ahubwo yabanje kunyereka amateka, ubuzima nakuriyemo, ubuzima nabayemo, aho nabaga nibye, bakamfata bagakubita bakagira ngo ni intere, bakagira ngo napfuye. Barabyumva kuko tumujugunye nko muri metero 20 z'umwobo, ariko bakasiganira ntibanteyo. Imana ikambaza ngo horakora upfuye ndo wakuvanye nkabura icyo nsubiza. Ikiguguru cya Kanyanga cyangwiho ngaramye kirimo amajerekani 5 y'ibirojyo, igufwa ryo mu mugongo rirafunguka,
mara umwaka n'igice ntakora hasi nta kunama, nta matije aba mu mugongo wanjye. Imana ifata rya gufwa irisubiza mu gitereko cyaryo, ikambaza ati se hariya ninde wafashe igufwa rya kirisubiza mu gitereko cyaryo? Mbura icyo mvuga. Hari umukecuru nakoreye aho bita muri Butare, habaga intara ya Butare na Gikongoro icyo gihe. Parite ya mbere ngira ngo birimo birivuzeho, antongera abazimu, abagirwa, ampenzu, amenyana nyirabucugane, amanihene. Ibyo bintu byari bifite icyo bisobanuye, narabivuze. Yagira ngo nzamukorere kurinda ashaje. Ibintu byari yarantongereye byatumaga nta muntu nzi nabona ngo ngume ndaho. Najyaga kwihisha abantu bazi ko nakibaho, ariko Imana iza kumvana ahantu muri izo mbaraga z'uwo mukecuru zatumaga nkora imirimo yose ibaho. Narakuburaga nkaconga umuharuro, bakavuga ati kwa mukecuru umuhungu wagira ngo ni umukobwa, ariko ari za mbaraga zinkoresha. Menya gusya ku rusyo, menya guceshura, menya kugosora, nkayingisha abakozi, nkasubira inyuma nkajya gutera intabire, ariko ari bya bintu yamaye. Mbese agira ngo nzasaze iriho imvi z'uruyenzi. Imana imvana aho hantu, ijwi rirambaza ngo se ninde wakuvanye muri za mbaraga zo kwa mukecuru? Mbura icyo nsubiza. Imana irambwe mbaza ati se ko warwaye diyabete, kubera bya bintu nangwaga nahurizaga mu nda, narwaye diyabete ngera ku rwego nyara amaraso, bituma amaraso. Umwana twarwaye rimwe agwa mu bitaro butararapfa, ngewe mbaho ndataha. Ijwi rirambaza ngo se ko mwarwaye rimwe iriya ndwara yapfuye kuki wowe uriho? Mbura icyo nsubiza. Naho Imana yahereye ku byo yagiye ndokora ntarayimenya. Irambwira ngo rero ngewe ndi Imana y'abarokore, ndaguhamagaye uhereye umunsi wa none. Nuko Imana yambwiye ndaguhamagaye. Nuko nakiri muhamagaro ninjira mu rusengero Imata kuwandamira. Umupasiteri wambatije n'ubu arahari yitwa Damascene, wari uyoboye iryo torero. Ninjira mu rusengero, bwabwo nigeze mu rusengero, nta Yesu ashimwe, nta mashyo, nta mashyongori, nta Yesu akuzwe, zandamukanye zose nta nimwe wambaza. Ubwo nahitiye muri korale ya mbere, sinayishe hahandi abantu bose bicara muri rusange, muri turebe imbere niko bahita. Urabyumva? Nitandamutse umukecuru wicaye ku ntebe ya mbere, namubwira nti wangu urumva ibizi ko abarara bavuga urumva imyaka myinshi, imaze imyaka myinshi jewe uri umurara n'ubundi. Urumva nimaze imyaka myinshi mu gakiza, ntabwo ngibasha kubivuga uri fieri yabyo, ariko ari gihe ntabwo ari mikeye. Mpita nsubiza umukecuru nti wangu, nti bire, nti jameni, nti shumi yanjye, kwa kundi nyine namubwira nti mwana nijombaho. Ahita avuga ati mu izina rya Yesu atokesha abazimu, ariko abona ndi umuntu. Arambwira ati ntabwo abashyitsi bicara hano, bicara hariya, nyerekaho nicaramo ukwezi ntarakira agakiza. Umunsi umwe pasiteri arabwiriza, nkagira ngo ni mama wacu wamusanze muri biro, amubwira ibyo nakoze. Havuga ntabarokore bambwiye ko batagira ibanga. N'ubu buzima nakuriyemo, mama wacu yagiye muri biro bibwira pasiteri, none arimo aravuga ibintu byose yigisha n'ijya ari kwigisha. Urumva neza? Noneho nkavuga ni mama wacu nidusohoka iteraniro rirangiye ni ingumi imwe yo mu Rubavu. Urumva? Ariko amahirwe baza guhamagara bihana. Pasiteri yashoje ahamagara bihana, arahamagara ati ndushaka kwakira agakiza, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubwo nari namaze kumva nyine ibyo nakoze, n'ubundi yaragendaga bibwiriza, agenda yigisha, nkumva ninjye umwuka w'Imana yansanze, ninjye wahagaze imbere ye bwa mbere, imbere ya pasiteri. Ndamubwira ni pasiteri, ni ndashaka kwihana, kwakira Yesu Kristo, ko niko yari yabivuze. Hanyuma kuma mikrofone, iki gihe baturaga bakoresheje mikoro, niko bihanaga mu itorero, ukavuga ibyaha wakoze ubivugira kuri mikoro imbere y'abantu byose, ukabivuga uko wagiye ubikora, kumugaragara ukabivuga, ukavuga ati ndahinduye ibyo nakoraga byose, ubu ngubu nakire Kristo, ngiye guhindura imico n'imyifatire. Nuko nyine byose ibyo wakoraga. Ariko ibyo bintu byari bipase kwihana watuye ukavuga, numva ari ibintu byari bibi. Kuri ubu ngubu byabaye moderne wenda nyine bigiterwa n'ikinyejana n'igihe tugezemo. Wore kuko ubusirimu bugenda buza n'iterambere n'ibindi, hari ibintu bigenda bigororoka n'iki. Ariko ubundi kwihana, ikimenyetso cy'uko wihannye ni uko ubyatura nyine, ukanabivuga imbere y'abantu, n'abo wahemukiye ukabasaba imbabazi, baba baraho ukabasanga. Ariko hariya iyo wari umurozi ukazana ibyo warogeshaga mu iteraniro, baravuga ati uyu muntu yabitaye. Ariko si uyu munsi impamvu abantu bakituroga bakiba mu nsengero, ni uko batakibivuga nyine. Harimo nyine ibyo, hari icyo bikiza, ariko hari n'ibindi bigateza ibindi bibazo. Umuntu yihannye yari afite uburozi, ntiyigeze abutanga ubibone, n'umugendera azakwakira nk'uko yari asanzwe yakira abantu. Ariko kera yarihanaga ari umurozi, akaza abuzanye mukabitwika, mukazana ibyo bintu byose mukabitwika. Niko byari ibyo bintu byo kwatuzi ko abantu benshi bagiye bagumirwa kubera kwatura imbere y'uruhame rw'abantu. Nabyo urumva nyine hari icyo bikiza, ariko hari n'icyo nanone byangiza muri sosiyete. Kuko ngewe nzi abakobwa bakuriye mu madini benshi bakuze, bagiye bavuga ngo yari indaya cyangwa se yagize gutyo, ugasanga bitumye anabura
n'urushako cyangwa se abuze hari igihe byabaga bigendeye no mu gihe cy'ububyutse abantu bakagendera muri uwo mwuka w'ububyutse bwinshi. Ariko ubundi usanze nk'umushumba muri ofisi ukamubwira ati nakoze ibi n'ibi, bakagusengera kurambikaho ibiganza. Buriya kuri mikoro, ariko ntabwo bakibyatura no kuri mikoro byararangiye. Ngiye gutanga iyo nama, ariko n'ubundi ifite ibintu bikomeye kugira ngo birangire. Ni byiza ko niba ufite umushumba, ufite umubyeyi umusanga, ukamubwira ngo nanyuze muri ibi n'ibi, akakugira inama, akakurambikaho n'ibiganza. None se Pasi, aho ngaho ndaza kuza kongera kukubaza, nta kuntu waca bugufi uri nko muri shambure yawe ukaturira Imana ku buryo nyine wumva ubohotse? Ni ngombwa ngo wenda ube wakegera umupaseri? Wowe uri iwawe ntago waca bugufi ugacira bugufi Imana ku buryo watura ibyaha byose wumva nyine umutima wawe bigucira urubanza? Icyo nacyo kiremewe, ariko ku muntu watangiye urugendo, wateye intambwe ya mbere akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo wacumuye hari uburyo usaba Imana imbabazi. Ariko umuntu ugifata urugendo bwa mbere, ugitangira iya nzira, ni byiza yuko wegera uwabisigiwe akagufasha, akaguha inama, sibyo? Kuko tuvuze ngo umuntu wese ucumuye ajya mu cyumba cye abwira Imana ati nacumuye n'iki, n'ubundi wajya ubikora, n'ubundi ukavuga ati mfite uburyo bwo kuba nabyiyorohereza. So niyo mpamvu Imana iba yarasize abantu, igatoranya abantu, ikabagirira icyizere, bakaba abatambyi, bakaba abashumba. Ufite umushumba ni byiza kumwegera. Ufite itorero ni byiza ko wegera umushumba wagushumbye. Niba nta torero ufite, shaka itorero wisangamo, uryegere, bagufasha. Nibwo buryo bwiza bwo gukiza ubugingo. Kwatura, ukaba wakwatura nacumuye, nageze gutya, uri umukristo watangiye urugendo, nta kibazo wabikora. Niko bimeze Pasi. Rero nakiriye agakiza, ndihana, nakira agakiza, pasiteri aransengera, niga inyigisho z'umubatizo, mbatizwa mu gihe kitari kinini, nihannye ariko wa gatandatu ku cyumweru barambatiza, mbatizwa mu buryo buri special. Yego, mu buryo buri special, kuko narihannye nuzura umwuka wera. Ngira ngo abazi bya mwuka wera sindi bisobanure cyane, ariko baba babyumva. Ariko hari n'abantu batabyumva. Aho ngaho ndibuze kuza guhita nongera nkubaze, ubundi mwuka wera ni iki? Mwuka wera ubwo biransaba kujya mu mateka. Habayeho ubuyobozi bw'Imana, Imana iyoboye abantu. Habaho ubuyobozi bw'abatambyi n'ibitambo, murabyumva. Habaho ubuyobozi bwa Kristo, kubera ko abantu bari bananiranye, aza kuducungura. Ubwo urumva ko nihuse cyane. Yego. Ubuyobozi bwa Yesu mu gihe cye yamaze, aza gucungura abantu ku musaraba. Habaho n'ubuyobozi bwa mwuka wera. Yesu yabwiye intumwa, arababwira ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzabohereza umufasha, ari wo mwuka wera. Mwuka wera rero bavuga ko ni umujyanama. Ubwo ni muri ubwo buryo, n'imbaraga iguhesha kunesha isi n'icyaha n'umubiri n'ibindi. Donc ni izindi mbaraga, ni nkaho Imana yabikuyoboye ikabiri muri wowe. Niwo mwuka wera. Barabyumva. Agereranywa n'umuriro, agereranywa n'amazi, agereranywa n'umuyaga. Urumva kubibasobanurira umwanya byasaba ikindi cyigisho. Ariko mwuka wera ni umufasha, ugufasha mu buzima busanzwe, ni umujyanama, akurinda gukora ibyaha, akugira inama, ni umuyobozi. Mwuka wera rero nicyo amaze mu buzima bw'abakiriye Kristo, nuko akubwira ngo wikora ikibi, kora icyiza. Nicyo amaze mu buzima. Ese Pasi, buriya iyo bavuze ngo kwizera kurarema, icyo kintu wenda nkawe wabyize cyangwa se wagiye uba muri ubwo buzima bwose, urumva ibyo byose byagiye bituruka mu kwizera? Ibintu byose wagiye unyuramo, burya nyuma kwakira agakiza byaturutse nyine mu kwizera. Ariyo mpamvu navuga ngo kwizera kurarema. Nizeye ivuganye nanjye. Aburahamu yumvise Imana imuhamagara, Itangiriro 12, ngo yimuka atazi yagiye, ngo bimuhangiriza no gukiranuka, kubera ko yumvise ivuga arimuka. Ni ukuvuga ngo kwizera ubigereranya? Kwizera n'ubuzima. Kwizera ni imibereho. Iyo ubuze kwizera ntushobora kugira ibyiringiro. Iyo ubuze ibyiringiro ntushobora kugira ubuzima. Umuntu watakaje ibyiringiro arimanika. Ariko umuntu ufite ibyiringiro aravuga ngo nubwo uyu munsi bitameze neza, ariko ejo bizamera neza. Nese Pasi, ukiri mu ubwo buzima wenda bubi watubwiye cyangwa se watubwiye muri part 1, wari ufite kwizera cyangwa kwizera kwaje nyuma yuko umaze kwakira Yesu Kristo? Kwizera ntako wabona ubuzima bwanjye
papa wanjye yari urumogi, mama wanjye yari urumogi, petit frere gara frere zari drogue, ubuzima bwanjye bwari bushingiye ku kwidoroga. Niho numvaga iyo nidorogaga niho numvaga mfite ubuzima. Ibyo kuvuga ngo rero ngo ejo hango nzubaka etaje, ibyo se wabitekereza? Rero nakubwira ngo kora saving, ajya abanza kubaza ubuzima urimo. Hari ubuzima, niba ubasha gutekereza gusevinga uri umukire. Saving ni ibintu biza saving ni cyo wari igifu cyaseye. Urasevinga se wabuze n'umuceri uri kuwutora mu iyarara, urasevinga uhuye n'umwana w'umukire umupapa umugati bamuhaye, urasevinga uwo mugati w'ibyo umuntu, urasevinga iki? Buri muntu te ahubwo uzashaka dukora ikindi kiganiro cyiwe tugira ibintu tuganira kuko oya tuzaganira kenshi udasevinga. Nyankunda kubaza abantu ngo saving ni iki, ariko rombo rero umupasi nawe ubwawe kwisevinga byarakunaniye, urasevinga se no kuva uretse ko kwisevinga byarakunaniye. Umuntu ubasha gusevinga nawe ubwawe yari savinze. Aro twavuganya avuga ko saving nyine ari ukwigomwa, nawe ubwawe kwijera birakunaniye. Urajera ibyo udafite, ujera ibyo ufite. Ese ubundi usevinga ibyo utakiriye? Niba wakira ntusevinge nikosa, ariko niba ufite ibyo usevinga bisevinga. Ariko se niba ntacyo ufite nta kintu nawe ubwawe uri sevinga. Oya wera turavuga ngo wera ku mutima no kwikofi hose uriho kuri Imana afasha, urasevinga iki? Ni hose uba wera uri umutagatifu niko babyita. So rero nicyo nakubwiraga, gukizwa, kwakira agakiza bizana impinduka mu buzima bw'umuntu. Nakiriye agakiza, ndabatizwa, mba umukirisitu, mba mu nzu y'Imana, kandi nkijijwe ndahinduka. Nicyo wavugaga ngo ubundi ngo umuntu ukijijwe wagaragara ikimenyetso cy'uko wakijijwe. Niba wibaga wagagombye kubireka, niba uroga ubwo wabiretse, niba usambana niba uri umunyeshyari, niba uri ufite umuntu uvuga uti nanze uyu muntu sinzamubabarira, ajya nyuriye nanjye nyuri yanjye, ikimenyetso no kumubabarira, kandi ugakora ibimenyetso by'uko wamubabarira bikagaragara. Uko namimubwira ukamubwira ati nubwo atari we wanakosheje cyane, ukamubwira ati ikimenyetso cy'uko wakiriye Kristo ni uko izo mpinduka uzibona ukabona ko umuntu ariko niba ugifite umuntu uvuga uti azabiwe nanjye mbi wanjye, ntago Yesu murahura neza. Ese pase ndaza kuza kongera ngaruke kuko turi kuganira muri part 2, turagenda tuganira ku tuntu n'utundi, turaganira ku buzima. Mbese ni ikiganiro turagenda tuganiraho nyine nk'abantu badukurikiye ku buryo bakigiramo inyigisho nyinshi. Batubwiye ukuntu watetse kanyanga, ukuntu wanyweye ibiyobyabwenge, ukuntu wagize ute. Aho ngaho wenda wasomye Bibiliya, ubuzima bwa buri munsi ubamo nyine n'ubuzima bwo gusoma, bwo kwiga. Ngenda za kuza kukubaza mbisanishije nyine n'ubuzima wabayemo. Ubundi iyo bavuze divayi cyangwa se araho bavuga mu bukwe bw'Ikana ngo Yesu yahinduye amazi kuba divayi. Iyo bavuze divayi yari abantu bumva wine, iyo mu buzima busanzwe abasirimu bakoresha cyangwa se abantu banywa. Nyine ngenda ndashaka ku bantu badukurikiye mwa kino kiganiro inzira yanjye, iyo bavuze wine cyangwa se divayi wowe ubivugaho iki, cyangwa se ubundi baba bavuze iki? Ubundi ntaragusubiza icyo kibazo. Hari ijambo Paul yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo kubw'inda yawe yakunaniye. Soma gake. Urumva ariko ni kubw'inda yamunaniye, kubw'inda yawe yakunaniye. Soma iryo jambo se uryumva ute niba uri umunyarwanda? Kubw'inda yawe yakunaniye, ariko iyo bitarakunaniye wakabiretse. Ariko Paul yaravuze ngo kubw'inda. Ubwo nyine niba hari umuntu inda yananiye yajya byoroshya akavuga ati Kana Yesu yahinduye amazi kuba divayi. Iyo divayi niba hari divayi ibisembuye ibihiye, none se ubu tuvuge ibyo byose nakozemo inzoga, ibyo byose nagiye mpindura, twabishigishaga ari ibintu bisanzwe, wanabinywa ari nk'igikoma nta bitagusendesha, ariko bigenda bitinda bikamara ibyumweru 3. Iyo byamaraga ibyumweru 3 ni ukuvuga ngo byabaga bihiye utarashyiramo n'ibindi bintu wenda ngo biteke ugire uti byabaga byabaye inzoga yo ku rwego rwo hejuru, cyo bita inturire. Ni ukuvuga ngo niba ufashe ikigage ukagishyiramo umusemburo, ukagishyiramo isukari, urumva neza ukagitereka kikamara ibyumweru bingahe? 3. Buriya n'ubushiro buteretse cyangwa n'umutobe bugatinda bwa ikindi kintu byaba inzoga. None se paste nyine, so rero umuntu ugerageza koroshya akavuga ngo na Yesu ngo yasomyeho, ntago nabandi mu ruhande rwe. Ikintu Bibiliya yanze ikavuga ngo iki kintu kireke. Niba ari umushukanyi, niba ari umukobanyi, ariko imigani yavuga urarindwa kandi ushukwa nazo ngo ntagira iki. Iyo ni Bibiliya ndimo nyine nanjye ndimo ndakubaza, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Ibyo bintu bituma utubwenge wabireka.
ariko Ni so ikibazo. gukizwa bitunanire leta iba ari ishyiraho amahame yo kujya ipima abantu. tunywe resi niyo tugezemo. reba tunywe gake tunywe gake. ariko imana gifite inzira izagenda ibinyuzamo. Reba aho leta government ivuga ati abantu barushijeho kuba abasinzi. Tunywe resi. Niba ibi bintu ari byiza kuki bashyizeho udupima bagashyira uratwara imodoka yawe wanyweye. Nuko bazi ko ibyo bikoresha. ariko nabo urumva babaye nka Pawulo ngo banywe gake. Ikintu cyose kizagukoresha ikintu kitari cyiza kireke. None nanjye nyine pase ku kibazo nari nkubajije, iriya wayini bavuga cyangwa se iriya divayi bavuga koko nayo nyine yari isembuye cyangwa nyine ni babikoreshe muri ubwo buryo? Kuko abantu benshi ni nk'uko hari igihe ujya mu bukwe bw'abarokore rimwe na rimwe bari mu misango ugasanga baravuze ngo bazane inzoga kandi ari mu bukwe bw'abarokore. Ngewe ngira urujijo iyo babivuze kuko sinsobanukirwa neza. Ubona bazanye fanta zisanzwe kandi bari basabye abasaza ko bazana inzoga z'abasaza. Biriya bintu ni mu muco. Ni mu muco nyarwanda. Umuco ntago yemera kuzana ngo umutobe ngo muzana umutobe ntusaba umugeni. Umutobe ntago usaba umugeni. Ntago bikunda. Ntago fanta isaba umugeni. Ntago isaba umugeni. Mu muco wa Kinyarwanda. Nose ko birangira n'ubundi bazanye fanta. Babyita iryo zina nyine kugira ngo bitumvikana ko umugeni wabo wamutanze kuri ku mutobe kuri fanta. None se iyo wine cyangwa se iyo vino bavuga vino bayita divayi. Divayi niyo bavuga muri Bibiliya. Vino ni ikindi. Vino inzoga ni mbi. Vino bayita vino n'umukobanyi kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Niba barayise divayi reka tuyite divayi. None se divayi bavugaga nyine wenda mo hariya mu bukwe bw'ikana ni wine cyangwa se ni kindi kintu? Ntabwo ndayikore ubushakashatsi. Nawe ntabwo Bibiliya ntinyemerera kunywa inzoga. Nicyo nagendeyeho. Ariko nyine ku bantu badukurikiye ntago bajya ariko niba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo wemereye kunywa ibisindisha. Divayi rero uko niko kuri kwemeye iyo divayi. Sinzi uko babayise. Nese ufasha ubundi nkuko twita iyo biriya dusabisha bitasembuye tukabyita ngo ubuki n'iki sinzi ukuntu babyita ngo inzoga yo gusaba umugeni. Ufashe iyo nzoga ukayita iyo ufashe iyo nzoga yo irimo ibintu bindi ukayita uwo mutobe ntabwo wayinywa ari inzoga ariko wayise umutobe. Ibintu byose ushaka kubyeza urabyeza. Ariko Bibiliya ntabwo itwemerera kunywa inzoga. Sibyo? Divayi rero abantu bagabanye bemeye Yesu n'umwami n'umukiza. Yakubwinda yakunaniye. Icyo nicyo gisubizo. Kubwinda yakunaniye. Hoya ariko aho ngaho urumva nk'umupasiteri. Kuko bavuga yuko Paul uriya Timoteyo ngo yarwaraga amibe. Paul aravuga ati ndakuboye kubera amibe zawe. Rero abantu amibe ziba zaranze. Ubwo no kuvuga ngo abantu amibe niba zarasabitse. Ariko niba byemerewe. Paul yatanze uburenganzira ku bantu nyine abona ko byanze. Ntago babyemerewe. Kubera ko iyo buriya mugabe iyo umunyabwenge aravuga ati ngiye kwiyeranja ibintu by'amasukari mbemberetse. Amibe icurame ariko Kristo mugumane. Pase urakoze turacyari kuganira kandi ni byiza n'abantu badukurikiye kugira ngo tutabasiga mu gihirahiro. Yego. Babazi iriya divayi niba yari inzoga. Nzabibaza ngenzi nshaka kuzabibaza nkuko nkubajije ngo mu muco nyarwanda iyo bari gusaba umugeni baravuga ngo muzane inzoga zo guha abasaza. Urumva uransobanurira umbwiye yuko niyo yaba fanta bayita inzoga kugira ngo ari umuco. Nta mugeni batangira kuri fanta. Igisigaye abantu badukurikiye kuri Oxygen TV mu kino kiganiro inzira yanjye badusobanurire iriya divayi bari bavuze mu bukwe bw'ikana ku bantu baba barushije pasiteri ho wenda gusobanukirwa ku icyo kintu babashe kutubwira iyo divayi. Ishobora kuba yaba ari nayo ariko ntawe bitugaragaza ko yayinyweyeho. Ntayo yanyoyeho. Ariko se wahabanda ikintu utanywa? Duhari reka two kubigira ntuza cyane. Urakoze pase reka dukomeze. Inama nagira abantu badukurikiranye nuko ikintu cyose gikoresha ikintu kitari cyiza nta mpamvu yo kukibateza ngo kigire cyiza. Oya nibyo. Ibintu byo gusoma gake babireke ku bantu bakijijwe. Vino no mukobanyi babyihoreye nta kibazo kandi ushukwa nazo nagira ubwenge. None pase turagomeza wenda tuvugane. Urabona amasaha yagiye ariko ntago biratubuza kuba ibyo nateguye kuba hari icyo twabivugaho tubivugaho. Nubwo amasaha yagiye ufite izindi gahunda ariko uratwihangana n'umwanya mutoya dusigaje kugira ngo ibintu birangire. Hari ikintu ngewe wenda nasa nkaho nagusaba ku bantu badukurikiye.
hari abana benshi bari mu muhanda, bari kuba mu buzima bubi, bari kubaho nabi. Icyizere wabaremamo ni nk'ikihe wenda ku bantu badukurikiye? icya mbere ni uko bagira icyizere cyo kubaho, kuko nta joro ridacya, n'iryo ku bayuda ryarakeye n'iry'iwanjye ryarakeye mvayo mba umuntu. Ntabwo nari nzi ko naba umuntu, sinumvaga ko ndi n'umuntu, ariko nabaye umuntu. Ibyiza inzira nabagira niyo kwakira Kristo mu buzima bwabo, bakakira Kristo kuko azabafasha ubuzima, azababera umubyeyi, azababera umujyanama, azabafasha guhinduka. Bashobora no kukujyana hamwe bagorora abantu n'ibikundi bikaba bitakwemera, ariko Yesu ni umudogiteri uvura imitima. Uvura imitima, ni umuhanga mu kuvura imitima. Niba yaravuye uwanjye utari ufite ibyiringiro, akamvana muri ubwo buzima nkahinduka, nkava muri bwa buzima bwose bwo kwidoroga, nkava muri bwa buzima bwose bw'ubusambo, nkaba ndi umukristo narahindutse bigashoboka, nawe rero ndamuha ibyiringiro n'icyizere yuko yahinduka bigashoboka. Imana yamvanyemo umuntu, mba umuntu. Yego. Hari igihe rero bo mu buzima ubona utari umuntu, uba uri nk'igicibwa, ariko nagira ngo mbabwire ngo ibyiringiro birahari, bagira icyizere cyo kubaho, bagira icyizere cyo kwakira impinduka, kandi nabo babigiremo uruhare. Ubuzima budafata umwanzuro ntabwo Imana yawe yabushyigikira, ntibutera inkunga. Rero inama nabaha no gufata umwanzuro, bagahinduka, bakava muri ubwo buzima, bakaba abizerwa, bakakira Kristo, bakaba muri sosiyete nyarwanda ari abantu bafitiye umumaro igihugu n'itorero ndetse na famiye. Nose Pastor, ko waciye mu bigeragezo niho n'izina ryaturutse Vumiriya kubera ibigeragezo byinshi. Hari abantu badukurikiye bari kunyura, ntago ariho ryaturutse. Ntago ariho ryaturutse, naryiswe n'umubyeyi. Wargiswe n'umubyeyi no kwihangana. Navutse ntunguranye. Aravuga ati ihangano mbyaye ntunguye, ajya kwishakira umugabo. Izina ubwo nari ryitiranyije no kuba wenda waravutse mu bibazo, ariko izina wargiswe n'umubyeyi. None nanjye wenda ndaza kuza kuvuga n'ubundi kuri icyo kintu nari nsa nkaho ntangije kuvuga. Hari abantu benshi banyura mu bigeragezo, kandi ujya uhura na benshi. Hari abamama benshi usanga amaze nk'imyaka nk'icumi atabyara, cyangwa se nk'umupapa, ugasanga abana n'icyo kigeragezo. Hari abantu benshi babaswe n'ibindi bintu bitandukanye. Muri sosiyete nyarwanda dukunda kubona nyine umuntu ubona ko ari mu kigeragezo. Yego. Kuri uriya muntu cyangwa se ku muntu dukurikiye uzi ikigeragezo afite, abona nawe abona akabura inzira y'ukuntu y'ahantu ikigeragezo kiza, nyine uwo mutwaro yikoreye. Ari rwo rugero ntanze, hari abantu bamaze nk'imyaka 10 batarabyara pasi. Icyo ni ikigeragezo. Hari umudamu cyangwa se umupapa ufite, usanga mu rugo n'induru, icyo ni ikigeragezo. Ugasanga umupapa ni umusinzi, icyo ni ikigeragezo mu rugo. Ugasanga umumama ni umusinzi, icyo ni ikigeragezo mu rugo. Ugasanga famiye yabyaye abana, ariko abana babaye wenda reka mvuge muri ya nzira wacagamo mbere, niyo nzira bibereyemo. Icyo ni ikigeragezo umubyeyi afite. Abo bantu babana n'ibyo bigeragezo, ubundi nk'inama wabagira, cyangwa se nawe ibigeragezo wabiciyemo, umuntu uzi ikigeragezo afite ni gute yakacyitwayemo cyangwa se yakakihanganiye? Icya mbere ni ukubasabira imbaraga zo kwihangana, kuko ku bwawe ntiwabishobora. Abenshi iyo bibarenze bariyahura, ariko kubera ko babumvise ikiganiro nk'iki ntago bakiyahuye, ntago bakigiriye nabi, kuko hari abantu Imana yagiriye neza bahari, bafite ibihamya by'uko Imana ikora ishobora byose. Icya mbere no kubasabira imbaraga, icya kabiri no kwihangana. Kwihangana ni umuti w'ibigeragezo n'ibibazo byose. Iyo ubuze kwihangana nta kindi kintu kiba gihari nyuma y'ibyo. Kwihangana rero nabyo birasaba ko Imana itaha mu mitima yabo, ikabaho kwihangana, ikabaha inkomezi, ikabakomeza muri ubwo buzima. So niba kwa Aburahamu barabyaye bikemera mu myaka 100, wagubwiye kubona igisubizo ko imyaka yawe itari yaba myinshi cyane. Hari n'abandi benshi bagiye babyara kandi bari ingumba. Hari abantu benshi bagiye bava mu buzima bukomeye, amateka arahinduka. Tutiriwe tujya muri Bibiliya, na hano mu gihugu cyacu barahari. Imana iba yarahinduriye ubuzima, nubwo bose badakunda kubivuga ngo bafate mikoro wenda babivuge, ariko hari abakibasha kubivuga, akavuga ati nari mbeze gutya ariko byaremeye. Niba nanjye byari byaranze, namaze imyaka 2 n'igice ngira ngo ntabyara, nkaba mfite abana abahungu n'abakobwa, birumvikana ko byashoboka. Iyakoreye aho yakorera naho uri kuvuga. Niba nari umusinzi, niba nari ibandi, niba nari nananiranye, nta n'umuntu w'iwacu nyemera ko n'abandi wo muri famiye, nkaba narahindutse, nkaba mfite abantu bemera ko tugira n'isano, bishatse kuvuga yuko ubuzima buhinduka. N'uwo muntu wananiranye aho mu rugo, umusinzi cyangwa n'ibindi, ibintu byahinduka. Niba hari umubyeyi ufite umwana ubona wananiranye, uhita wiha igisubizo uvuga ngo yahinduye ubuzima bwa Vumiriya, yahindura n'umwana wanjye umaze kujya iwawa cyangwa n'ahandi,
mu bigo by'ingororamuco tujya tuhasura. So Imana yamuhindura bigashoboka agahinduka. So nicyo gisubizo rero, bagire kwihangana. Yes, bagire kwihangana kandi bategereze bihanganye, nta joro ridacya. None Pastor, ndacyakubaza wenda ikibazo cy'amatsiko umuntu mu buzima bwa buri munsi tura nabwo, hari igihe wenda usanga umuntu nawe ari mu bigeragezo, ugasanga umuntu nabayeho nabi cyangwa se ugasanga ubuzima nyine buragoye, ariko ugasanga hari ijambo dusoma bavuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego. Ugasanga rwose icyo kintu abantu barakizi ariko wenda ntago babikora nk'uko nyine babizi. Icyo kintu wenda wowe ukivugaho iki? Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubundi birashoboka gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Birashoboka, ariko si inyama n'umubiri byabigushoboza. Birasaba kuba ufite wa mutima. Iyo tuvuze wa mutima, ni wa mutima w'urukundo, ni wa mutima w'imbabazi. Umwe Dawidi yari afite. Yego. Yamaze gukomera abo umwami, yibuka ineza ya Yonatani, agira neza Mefibosheti, amuvanira Dobari kwa Makiri mwene Miyera, atitaye kwa mugaye ibirenge. No kuba wagira uwo mutima wari uri muri Kristo Yesu. Umutima wari uri muri Kristo Yesu niwo Paul yavuze ngo mugire wa mutima. Wa mutima w'imbabazi, wa mutima w'urukundo, wa mutima wo kwitanga, wa mutima wo gufasha, wa mutima wo kugira neza. Kuba wakunda umuntu cyangwa kuba wafasha umuntu ntibisaba ko ufite ubushobozi burenze, ahubwo bisaba ko ufite umutima wo gutanga, kuba wafasha, kuba wagira neza. Ariko hari n'abafite byabasagutse babiraga imbwa. Bakaba kugira ngo babirage bene wabo cyangwa ni cyangwa ati imbwa yanjye muzabare mwandikaho imitungo. Ibyo usaba ugasanga umuntu arakantu nigeze niba narakumvise hamwe usanga umuntu akwimya amazi akamena ku butaka, kandi ayimye mu cyangwa akakwima amata akayahipuse, uri umuntu akakwima ku byo kurya akabigaburira, akabigaburira imbwa mu rugo. Birasaba umutima, kandi hari abantu bari gutambuka bari gufunguza ariko atabiha umuntu. Birasaba umutima. Uwo muntu nk'inama udukurikiye nyine, abantu nk'abo baba bameze gutyo se bafite imitima nk'iyo. Wenda usanga ntafunguriye mugenzi we wenda nk'uko nawe azi ko inzara iryana. Hari n'abatabizi ariko ko inzara iryana. Ariko wenda ngenda avuga ku bantu babizi babyirengagije cyangwa babyibagije, bazi ko inzara iryana. Nge numva icyo kintu rwose bakakibutse, aho kugira ngo agaburire imbwa atunze, hari umuntu wazinutse akomanga ku gipangu afunguza, yagakwiye kumenya iryo jambo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Sinzi wenda nawe inama wajya kuri icyo kintu. Ni impinduka, no kwakira impinduka mu buzima, kumva yuko waremewe kugira umumaro. Impamvu Imana yakuremye ukabaho ni ukugira ngo ugirire umumaro abandi. Nta muntu wishoboye, nta muntu wigira. Nawe kugira ngo ugere aho ugeze, hari umuntu wakubereye ikiraro. Yego. Ntabwo wambwira ngo wavutse ngo usanga ibintu byose byuzuye. Hari uwagufashije. Nkuko hari uwagufashije, nawe niko wafasha abandi bakazamuka. Hari n'abantu barwanya bagakora bakavuga ngo imitungo yanjye nayibonye mvunitse. Ariko Imana itaguha umwuka uhumeka n'imbaraga ufite, ntuba warageze aho ugeze. Birasaba rero kugira ngo ineza Imana yakugiriye nawe yitura abantu, kuko Imana ituye kure. Nose Pastor, wenda turimo turarangiza ku kiganiro twarimo tuganira inzira yawe, kandi twaganiriye neza ku badukurikiye n'abantu batabashije kureba ikiganiro cya mbere part 1. Twaganiriye na Pastor neza, atubwira ubuzima yavukiyemo, ubuzima yakuriyemo, imihanda yose yanyuze, imihana yagiye anyuramo, ibintu byose yagiye anyuramo kuri part 1 birimo. Banajyayo wenda bakareba kuri part 1 kuntu watangiye cyangwa se uko twatangiye tuganira. Muri uyu mwanya muri part 2 tugerageje kuganira, hari ibibazo ngiye nkubaza kandi nyine biteye amatsiko. Nibazaga, hari n'abandi babyibazaga nkanjye. Muri comment wenda bazagenda batubwira, n'ubutaha wenda ari gihe bazasaba ko twanagaruka tukaganira bitewe n'ibyo bazagenda badusaba. Ariko ndibuze kuza kuvuga wenda ku kibazo cyenda kubi cyanyuma, ndibuze kuza kuganira nkubaza, wowe urambwira wenda kuri experience yawe cyangwa kubibona aya madini agenda avuka umunsi ku wundi, cyangwa se aya madini menshi wagiye ubona agiye avuka kubw'uko wenda bashaka kwamamaza agakiza, cyangwa avuka kubw'inyungu z'abapaseri bamwe na bamwe? Icyambere, hari abafunguye ayo madini ari umuhamagaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Icya kabiri, hari n'abandi bayafunguye bitewe n'indamu cyangwa n'icyo babonamo. Bavuga ati ibintu wenda birinjiza, ibintu hari ikirimo, ugasanga nyine bafunguye ayo madini bigendeye muri ubwo buryo. Ariko buri muntu wese, biravuga ngo buri muntu wese azaca munsi y'ukuboko kwa shebuja. Hari abakoze bafite iyo target yo kwamamaza ubutumwa bwiza,
navuga ko ari byiza, ari n'abakoze bafite intego yo kuba bafite ibindi baronkamo nabwo bazabarana na nyiri iyi minisiteri, kuko uyu murimo ntabwo watangijwe n'umuntu, watangijwe na Kristo. Buri muntu wese yari afite uko azakurikiranwa. None pase wenda uyu munsi wa none twisanzuye kuko twaganiriye ibintu bimwe na bimwe ngenda nkubaza. Yego. Urabizi kuri Oxygen TV tugira ikindi kiganiro cyitwa The Boss and the Hustler. Ahantu tuganira nyine n'ababosi cyangwa se n'abarwiyemezamirimo, ahantu dusanga abantu bari mu buzima bubi cyane, hahandi bwa buzima bwo hasi, tukaganira nabo ariko bari gushakisha nyine ubuzima kugira babeho. Ndavuga abantu bari muri business. Ariko urumva uyu munsi twaganiriye ku kiganiro twagize, ni ikiganiro cyitwa Inzira Yawe, nicyo twari turimo turavuga. Ariko wenda mbaye nk'utandukiriye gatoya ku bantu bajya badukurikira mu bindi biganiro bya The Boss and the Hustler, aho tuganira n'abakire cyangwa se n'abantu bari guhansoringa. Ubundi nkawe wenda mu gakiza, iyo bavuze ngo amahirwe n'umwaku, kuko nyine muri business ari gihe umuntu avuga ngo uriya muntu business yaramuhiriye, ni umunyamahirwe. Yego. Amahirwe n'umwaku bibaho, cyangwa se nukuba wenda ari gihe n'umuboss akora agasuccessinga cyangwa se ubuzima bugakunda akabona ko ari imbaraga ziwe. Hari n'abandi babyita ngo ni amahirwe yagize, kandi hari n'abandi bavuga ngo nta mahirwe abaho, ahubwo amahirwe nyine umuntu arayasanga akayashaka, cyangwa se agakora kugira ngo bimubere amahirwe. Ubundi nkawe na mu gakiza amahirwe n'umwaku bibaho? Icyo nicyo bita terime cyangwa se uburyo abantu babivugamo. Navuga ko amahirwe ni nko gukora ikintu bikemera ugahirwa. Hari n'umuntu bitwa b'amahirwe, bahirwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuba hari ibintu watekerezaga cyangwa hari ibintu ushaka gukora bikemera. Icyo bita navuga rero yuko babyita nk'umwaku cyangwa ko bitemeye, icyo bita umwaku ni nko kuba washaka gukora ibintu ntibyemere. Nicyo no mu buryo nabivugamo. So kuba wari ufite intego, kuba wari ufite vision y'ikintu runaka ushaka gukora, bikaba byakwemera, nicyo bita ihirwe cyangwa se yahiriwe, yagize amahirwe. Ibyo bibaho mu buzima. Ariko nibutse abantu yuko ntabwo isi ireshya. Kuri isi nubwo isi mugira ngo murabizi, hari ahamanuka, hari ahatambika, hari azamuka. Niko ubuzima bumera. Uyu munsi ushobora gukora bikemera, ejo ntibyemere. Nuko isi iteye rero, kubera ko abantu nyine ariko duteye turavuga ngo uyu munsi niba nashatse gukora ibi n'ibi, nacuruje sinunguka, niko isi iteye. Ukavuga ngo ni umwaka, ngo ni umwaka, ntago undi byakunda ngo ni umunyamahirwe. N'abandi bavuga ngo ni nyatsi. Hari umuntu twaganira arambwira ati je mfite inyatsi. Ndamubaza ni kwanza ukoresha igishoro cyangahe? Ukoresha ngahe? Ambwira amafaranga akoresha. Inzu bo muyishyura ngahe? Ambwira yo yishyura. Ahubwo nsanga amafaranga yishyura inzu arenze igishoro, avuga ngo yarahombye. Ayari yubo ntitwashyizemo, Minerval ntitwabishyizemo, ariko ngo mfite abadayimoni pastor, ngo afite inyatsi isengera. Utegesha ngahe? Imisatsi yawe uyikoresha ngahe? Turabara dusanga ahubwo nk'umuvunyaje. Bya bibiri. None se pastor, hari ikindi kintu impamvu nsa ngaho wenda tugiye kuri ya side yacu tujya dubamo nayo umunsi ku wundi, hari ikintu nyine aba businessman cyangwa se abantu bari muri business bajya bakunda kuvuga. Ugasanga umuntu ni umukire, wenda yarahiriwe ya mahirwe twavugaga, cyangwa se yarakoze cyane, ugasanga baravuga ati uriya muntu nubwo acuruza ati ajye kuzimu. Ubundi kuzimu habaho, haba amafaranga koko nyine. Ari abantu bajyayo wenda nk'umuntu ufite experience mu bintu byo gukizwa. Kuzimu ntabwo ndajyayo, sindabona n'uwayavanyeyo, ariko ngira ngo wenda iyo abantu benshi baragiye nuko abantu badakunda kwerekana iryo banga. Urimo urabyumva aho bavana iyo mitungo n'ayo mafaranga, bashobora kuba hari imiti runaka, ibyo mbaraga zo zabaho. Yego. Ariko nta muntu uratubwira ngo umuryango ujyayo n'uyu. Niyo mpamvu ntari buhavugeho cyane. Ariko abantu benshi bakunda kubivuga, nakuze babivuga, ngo uriya muntu ngo ajye kuzimu, ngo bigenda bitya. Ariko harimo ibihugu bakoresha izo mbaraga. Izo mbaraga rwose abantu ugasanga bakoresha iyo miti, bakoresha ibiki, ugasanga abantu batonze umurongo. Ariko abantu bagemera ko n'imbaraga z'Imana zikora. Kuki abantu baha uburemere Satani cyane kurusha uko baha uburemere Imana? Kubera iki Imana yidatanga umugisha? Abantu bose se batunze bose niko bagiye aho kuzimu? Niba ko habaho, ni muyoboka imbaraga z'Imana. Hanyuma nimubona umuntu yaba yaragiye akabwira ati hari inzira ijyayo, ntago mbagira inama yo kujya, ariko ufite guhitamo ikibi cyangwa icyiza. Ariko ngiye simbizi niba bahabayo. Ntago we ubyemera ko ikuzimu, ntago ikuzimu byemera, ntago bibaho byo kujya gushaka ngo imbaraga cyangwa n'ibindi byo, haraho akatira bakaguza. Ese pasi ikindi kibazo wenda ndibuze ko baza wenda ngiye gusoza, kubera iki abantu benshi cyane bapfa iby'isi cyangwa se bapfa bino twirirwa twirukankaho kandi bazi ko bazabisiga?
ubona we ni impamvu ibitera ari iyihe muri sosiyete cyangwa se muri bizinesi cyangwa se mu buzima busanzwe? Abantu benshi bakunda gupfa ibi bintu twirirwa twirukankaho, kandi njye bino bintu mbifata nka gift Imana yihera umuntu, ariko hari igihe abantu benshi babipfa, babishwaniramo, banabihemukiranamo. Ubundi ibyo bintu wenda wowe ubivugaho iki nk'umupasiteri? Wowe nuko byumva kubera ko ngo abantu bazabisiga ko uwo mutima ubasha kuwugira, ariko hari n'umuntu upfa akavuga ati amafaranga yanjye muyampambane nayo, kandi afite bene waba asize n'abana, kubera ko niko abantu dukoze. Ukibaza se icyatumye Kayini na Abeli, Kayini yica Abeli ni iki? Ni wa mwuka w'ishyari. Abantu benshi usanga bafite uwo mutima wo kwikunda, wo kwizirikana, ariko icyo navuga nuko abantu basangira, abantu babana amahoro, ni nawo mutima Imana yaremanye abantu. Ibindi ni imbuto ya Satani ibibunga mu buzima bwacu. Iyo ni imbuto ya Satani. Kuba mu buzima bwikunda, kuba mu buzima wumva ibintu byose wabyikubiraho, ntabwo ari imbuto y'Imana. Imbuto y'Imana no gusangira, no gukunda abandi nk'uko twabivuze kandi. None se pase we nanimo ndasoza, ubundi umuntu yabaho mu buzima adakora icyaha cyangwa adacumura? Wabaho se uba mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo n'abamarayika Imana babonamo ibicumuro iyo barebye, abamarayika ba mu ijuru. Nese waba mu isi aho Satani akorera, haba ofisi ya Satani, ntucumure cyangwa ukora ibyaha. Ikibazo si uko wabikora, ahubwo ikibazo ese iyo nacumuye, iyo nakoze icyo cyaha, nahura gute n'umuremyi? Kuko impamvu amaraso ya Yesu Kristo ariho no kugira ngo atweze ibyaha n'ibicumuro, ariko nabyo ntitugomba kubikora nkana. Si Imana yatangiye umwana wayo, hari kugira ngo tutarimbuka, tudapfa urwo rupfu rw'iteka. So rero nago navuga ngo wabaho udakora icyaha uba mu isi, cyangwa udacumura. None pase wenda duturanye n'umubi. Turimo turarangiza ikiganiro cyacu cyitwa Inzira yanjye. Nagiraga wenda nongere nkubaze bimwe mu bibazo bya nyuma ndimo ndakubaza. Ubundi gukira cyangwa gukena, hari umuntu ubigiramo uruhare kugira ngo wenda n'abantu bajya dukurikira muri bya biganiro bindi tujya tugira babashe kumva ko gukira cyangwa gukena n'ijambo ry'Imana cyangwa se n'abantu basoma Bibiliya, ko wenda ari uruhare umuntu yabigiramo cyangwa se ko nta ruhare umuntu yabigiramo, gukira cyangwa gukena? Oya, gukira wabigiramo uruhare. Icya mbere ni ugukora cyane. Yes, kuko hari abantu bakennye ariko bari mu ngaruka z'ubuzima, z'uko atagize uwo mutima cyangwa se ubwo bushake bwo kuba yakora, bwo kuba yashakisha. Ntabwo rero uwo muntu navuga ngo uwo muntu yabonye amahirwe ariko ntiyayakoresha. Ubundi Imana yaturemye dukora. Impamvu Imana ishyigikira gukora niyo yatangije umurimo. Kurema isi n'ijuru ikanafata n'ikiruhuko, no kugira ngo tuyifatireho urugero. Yararemye ku munsi wa kangahe, nusoma itangiriro usanga yaremye ku munsi wa kangahe, ku munsi wa kangahe higera n'igihe ifata ikiruhuko. Kuduha rero donc ishusho ikavuga ati ntago mbaremye ngo mubeho gutyo, mbashyize muri Edeni, muyikorere, muyihingire, hanyuma ibizavamo bizabatunga. So ntabwo rero navuga yuko gukira cyangwa se gukena hari umuntu wahitamo gukena, ariko nabwo wabihisemo wabiba. Mbese gukira cyangwa gukena wabihisemo, ni uruhare rw'umuntu cyangwa ni uruhare rw'umuntu, cyangwa ni uruhare rw'umuntu. Ariko ibyo bintu uri gukora bikabiragiza Imana, kabwira Imana ko Bibiliya yavuga ngo nzaha umugisha imirimo y'intoki zanyu. None se udafite ibyo uri gukora, ni byiza ko unashaka n'ibintu ukora. Yego. Pasirika dusoze tuzaganira, dufite umwanya munini, nzagusura kenshi, tuzaganira kenshi ku bantu badukurikiye. Iki ni ikiganiro cyitwa Inzira yanjye gica kuri Oxygen TV. Urabona twari turi kumwe n'umupasiteri ujya utugezaho ibiganiro byiza by'agakiza, aduha experience mu buzima, atubwira ubuzima yanyuzemo bubi, kugira ngo wenda n'abantu badukurikiye, abana bari ku muhanda, ababyeyi bafite abana babananiye, bumve ko yahinduye Vumiriya akaba umupasiteri cyangwa se akaba umuntu uhamya iby'Imana cyangwa se ibitangaza by'Imana, n'uwo mwana wawe yamuhindura. Yes. Yahinduye Vumiriya kuba yafa ku muhanda, n'uwo mwana wawe yafa ku muhanda. Yahinduye Vumiriya izo rwasire wenda ziba ziri mu rugo cyangwa se ubu n'ibintu bikomeye byahinduka. Vumiriya atubwira ko yamaze imyaka 2 atabyara, ugasanga hari umuntu ugiye kumara umwaka ari mu rugo, umwaka umwe kikaba ikibazo, cyangwa amezi 3 n'ibyumweru. Icyo nacyo burya nanga wenda ku bantu badukurikiye kwa kino kiganiro bakumva ko ibintu byose bishoboka. Hari umuntu ushaka kuzaganira nawe wamaze imyaka hafi 18 atarabyara, Imana igiye kumuha abana, imuha abana 2 b'impanga. Ndumva mfite umuhate n'inyota wo kuzamusura kugira ngo
abandi badukurikiye bamaze imyaka 5, 6, 7, 10 bumve ko n'uw'imyaka hejuru ya 10 abyara kandi urumva Imana yamushumbushije yamuhaye abana 2 b'impanga. Pasi wasoza cyangwa se warangiza ibyo twari turimo tuganira cyangwa se iki kiganiro inzira yanjye wagisoza wenda wiyibutsa abantu, ugira abantu inama, tukarangiza ubutawenda nibiba ngombwa abantu badukurikiye nibongera kudusaba ko pasiteri twamutumira kuri Oxygen TV tuzamutumira kuko pasiteri amaze kuba uwacu hano, karibu arayihorana. Imana ibaha umugisha abo twabanye muri uyu mwanya, ndumva twahinira aha ahubwo tukabasengera tukabasabira umugisha, wenda tukabaha kontakite zacu, nimero de telefone, umuntu ukeneye inama cyangwa gusengerwa akaba yanyandikira cyangwa akampamagara, telefone yanjye biriho. Ikindi cya kibazo twari twashorejeho nuko isi zarinda irangira, ku isi hariho umukene kandi hariho n'umukire, nuko byubatse. Ntabwo abantu bose bazakira, nta nubwo abantu bose bazakena, nta nubwo ijuru ikibazo, nta nubwo ijuru ikibazo abantu benshi bibaza, nta nubwo ijuru ryandikiye umukire cyangwa umukene, bose bararyandikiye. Kandi pase wenda kurikorera, wenda nanjye aho ngaho reka nkunganire, hari akantu bajya bavuga ngo twabonye abakene benshi bakize, twanabonye n'abakire benshi bakennye. Ako nako nta kantu nakunganira kuko nta gihe abantu bazareshya cyangwa bazaringanira. Abakene bazahoraho n'abakire bazahoraho, ariko abari mu gice cy'uko bakennye hazavamo benshi bakire, n'abandi bakize hari abazakena. Nanjye mbyumva kimwe nkawe nkuko abantu bose batazareshya. Asante sana, reka dushimire abantu bari badukurikiranye. Nomero yanjye ni 0785 28 41 50, 0785 28 41 50. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ugahamagara bisanzwe. Reka dusengane Imana kuri ba bantu bafite bya byifuzo cyangwa se baremerewe cyangwa se ushaka no kwakira agakiza, ushobora kunyandikira nkagufasha. Imana iguhe umugisha. Mana uri Imana ikomeye mu izina rya Yesu, ndasengera umuntu wese warudukurikiranye muri uyu mwanya muri iki kiganiro, ari abarwaye, ari abarwaje, ari abafite intimba, abafite umubabaro, ndasenze ngo bagirire neza, abari mu buzima bw'ibyaha ndasenze ngo baruhure, imbaraga zawe zibabature, bakire impinduka mu buzima bwabo. Ndasenze ngo uzamure ibendera ry'ubutsinzi ku buzima bwabo, kunesha kwawe kube kuri bo, kandi imbaraga zawe zibohore buri umwe warudukurikiranye Mwami. Abakeneye kwihangana ubahe kwihangana, abakeneye ubutabazi bwihuse ndabaturaho ubutabazi bwihuse. Igitinyiro cyawe n'imbaraga zawe bibe ku muntu wese warudukurikiranye. Ndagushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu Mwami. Amen.